Umuhango wo gusoza ku mugaragaro. Aba ni bamwe mu bakuze bigishijwe gusoma, kwandika no kubara mu mwaka wa 2021-2022 mu turere twa Nyamagabe na Gisagara ku bufatanye na Care International binyuze mu mushinga wa Duhami Kadri. Umuntu yanyohereza ibasha maze kuba inkumi nkaho umuntu. Mu buhamya bw'abasoje iki cyiciro cy'amasomo bwiganjemo imbogamizi bagiye bahura nazo muri gahunda yo kwiteza imbere ndetse n'icyo bagiye gukora nyuma yo guhabwa impamyabumenyi zabo. Najyana nk'inoti ya 2 bakambandika, ariko ubu ngubu ntibambandika, cyangwa se nk'ubu ngubu ngiye ahantu ntazi ntabwo nayoba nahamenya nubwo naba ntarahakandagira. Hari igihe nigeze gushaka guhamagara umwana wanjye uri i Kigali, nsanga nahamagaye kuri polisi hano ku murenge wa Ndora. Ubundi mu mutwe wanjye hari hafunze, ariko uyu munsi wa none nshobora kuvuga ngo reka mpanga umushinga runaka, nkagenda nko mu itsinda nkaguza n'ibyo 20,000, nkagenda nkarangura n'izo noryi n'iyo mineke, nkaza nkacuruza nanjye nkiteza imbere nkazamuka nk'abandi. Hari igihe nageze ahantu nsanga abantu bariho barandikirana, noneho nsinya ntazi icyo nsinyiye, dore ko batari banansomeye. Ubwo icyo gihe ndibuka mu bafashwe ko bari itungo ry'umuntu riguzwe amafaranga nanjye najemo, ariko iyo nza kumenya gusoma nkabanza ngasoma ibyo ngiye gusinyira, ntabwo iyo mbogamizi yari kunzaho. Ubu ngubu ndizigama mu itsinda, bangize noneho bangiriye icyizere ndabandikira, nkamenya umubare w'amafaranga bampaye nkayabara, nkavuga nta mafaranga agiye kubikwa ni 5,000 cyangwa 10,000. Ariko noneho icyo gihe ntibari kungirira icyizere bitewe nuko babonaga ko amafaranga yabo nzayarohera. Ubumenyi dukuye hano ubu ngubu buzadufasha ku buryo burambuye. Abana badukomokaho baziga bitewe nuko n'ibyiza twabonye byo kwiga, n'abandi batari baza kwiga gusoma tubashishikariza ibyiza twabonyemo. Nabonye umuntu yitinyuka agapanga imishinga, akaguza nayo mafaranga, akamenya n'izo nyungu agomba kwinjiza. Umukozi muri Duhami Kadri ukuriye umushinga wo kwigisha abakuze gusoma, kwandika no kubara, Bernard Harushyabana, asaba bahawe aya masomo kuyabyaza umusaruro. Icyo tubasaba rero ni ugukomeza bya bindi batangiye, ariko no kwaguka kurushaho, ariko ikiruta byose tukabwira ngo bakomeze babishyire mu bikorwa, kuko iyo wize gusoma, kwandika no kubara uri mukuru ntukomeze kubishyira mu bikorwa urabyibagirwa. Ibyo rero nibyo tubashishikariza. Umukozi mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze Habasa Ange Felix avuga ko bifuza gukora ubuvugizi ku miryango ifatanya na leta ngo ikomeze gutera inkunga iyi gahunda yo kwigisha abakuze kubara, gusoma no kwandika. Ni no gukora ubuvugizi ku miryango ifatanya na leta mu buryo butandukanye, kugira ngo icyo bashoraga mu burezi bw'abantu bakuru kiyongere. Ari nako na ku rwego rwa guverinoma hakomeza hakorwa imishinga itandukanye igaragaza ko nibura 3% by'ingengo y'imari ishyirwa mu burezi yakabaye ikora mu bijyanye n'uburezi bw'abantu bakuru, hamwe n'ubufatanye bw'inzego zitandukanye. Turizera nka Minisiteri y'Uburezi n'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB ko imibare y'abanyarwanda batazi gusoma, kwandika no kubara izagenda igabanuka, bityo tukabasha kugira umuturage ushobora no kwikemura ibibazo bitandukanye no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abaturage basaga 73.2% bazi gusoma, kubara no kwandika. Ni mu gihe mu karere ka Nyamagabe habarurwa abaturage batazi gusoma no kwandika bagera ku 50,332, naho mu karere ka Gisagara hakabarurwa barenga 24,000. Abasoje iki cyiciro cy'amasomo muri utu turere bose hamwe bagera ku 2,857 habariwemo abagabo n'abagore. Jean Marie Vianney Nshimiyimana mu majyepfo y'u Rwanda.